twagiye noneho ubu tugeze muri chat. Nari nyisobanura mvuga ni ese ni gute bafata Lotsize, ni gute babara pips, ni gute bakarikira buri kimwe cyose, nijye nari nyirimo, ariko reka tugende tubireba neza. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gufata order, ahandi muri konti y'umuvandimwe Gasore, kandebe konti ya demo account, konti yo kwigiraho, kandi mba mfite amakonti menshi y'abanyeshuri banjye bose mba mbafite. Reka ndebe ko mbona se kuyibona ari danja, kureka mfate iyi ngiyi umutipe ntaribi. Ni ukuvuga ngo ubu aka kanya tugiye kwiga ibintu bitatu. Tugiye kwiga uburyo basetinga Lotsize, twige uburyo basetinga take profit and stop loss. Noneho nitumara kubyiga ibi, turaza kubanza dutegereze turebe neza nimba abantu harimo buri wese ari kubyumva neza uburyo basetinga Lotsize n'uburyo basetinga take profit byose. Reka twihute noneho. Aka kanya tugiye kujya urugero nanababwiye ati mbere na mbere ahangaha abanza. Aha ni kuri platform aho urebera amapeya runaka, iyo ushaka gufata, iyo ushaka gutradinga, iyo ubona wize wa tradinga yaniye gutyo gutyo. Nk'ahangaha ushobora kuvuga ati mbo ahangaha ndabonamo ama GBP USD, USD Chief, Euro GBP, ama Euro GPY, ama Euro NZ, GBP Chief, GBP KD, GBP, reka mfate GBP GPY muri open chat. Buri candlestick hano, buri kazu kose ubona hano kari kumara igihe kingana ni time frame twafunguye mu chat yacu. Time frame ni iki rero? Time frame ni aka ngaka nkiza hagati. Ahangaha mukubonamo 1 minute, 5 minute, 15 minute, 30 minute, isaha imwe, H4, day 1, week 1 and month. Iyi ni bita time frame. Time frame rero igihe niki? Time frame igihe nigihe ugiye gukuramo analyze yawe. Ushobora gukora analyze uko wifuza gutradinga. Uri umudeyi rero ushobora ati ndazo tradinga muri uyu munsi gusa, nze kuri amfunze order zanjye. Ndashaka gukora order zitarengeje umunsi umwe gusa, ntaho nza kurenza order z'umunsi. Iyo ukora order z'umunsi rero nicyo bita scrapping, ugomba kugifata dukeya. Ukoresha time frame ntoya uri muri analyze. Uhera mu gihe cy'isaha, ahangaha ndi ukagera mu minota 30, kongera ukagera mu minota 15, kongera ukagera mu minota 5. Ntukwiye kurenga ahangaha mu gihe ugiye gukora analyze y'igihe gihe gitoya. Ariko iyo ukora analyze y'igihe kirekire, urugero nkuba ati ngiye nzajya ndeba inyungu zanjye mu gihe cy'ukwezi, cy'ibyumweru 2 cyangwa 3, ugomba kugikoresha igihe cya day 1 mu munsi. Ugomba gukora analyze yawe, cyangwa akora H4 isaha imwe. Urumva hagati y'amasaha ane, hagati ni isaha imwe, amasaha ane ndetse n'umunsi, niyo gihe ugomba gukuramo analyze cyawe cyakubera cyiza kugira ngo utrading mu gihe kirekire, icyo bita ntuze holding cyangwa position traders. Nabantu bakunda gutradinga mu gihe kirekire cyangwa kinini cyane. Noneho cyo gutradinga mu gihe cy'icyo bita as swing trader, nk'umuswing, time frame yawe igomba kuba ari igihe cy'ukwezi ndetse n'icyumweru n'umunsi. Ni izi time frame uko ari 3 ugomba kwanalizamo: umunsi, icyumweru n'ukwezi. Icyo gihe ugomba gushyiramo order ukazayareba nko mu mezi 5 azaza, cyangwa ngo ukavuga ati nzayangira ndebe ko ariho inyungu gusa ubundi mfunge. Abo ni abaswing trader, bagomba kuba bafite amafaranga menshi. Ntabwo izo swing traders zikoreshwa n'abantu bafite amafaranga make. Icyo mukwiye kukimenya neza. Noneho twakwikomereza tukareba ukuntu bimeze. Icyo twatiye kuraba mbere ni gute basetinga Lotsize. Nkuba ahangaha ndi muri ahangaha, urabona ko harimo order imazemo igihe, ariko ahangaha mfite GBP GPY, pound ni Yapani, iponi ya Yapani. Nongeye kureba ese ndarifatiriye ikihe cyerekezo, nge ndabona ndi burifatire position yihe ya buy, kuko ndabona riri hejuru, yamaze kurenga support, yamaze kurenga resistance, irakomeza kuba rya buying. Uri ngiye gufata order mu nyano nkoze ko nkoze kwa gasaraba kari buryo bwanjye, ngiye gufata order tumanitse ngo market execution. Niyo ko market execution, hasi hari ahantu handitse imibare aho basetinga Lotsize. Ni hano rero ubona ko harimo 0.06, iyo ni mini irimo. Ahangaha hasiho micro, ushobora gushyiramo rimwe, sibyo? Nashyiramo rimwe, nkashyiramo rimwe ryonyine gusa. Iyi ngiyi niyo bita standard Lotsize. Ni Lotsize y'abantu bari gukoresha byura amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 kuzamura. Urumva no miliyoni 10 kuzamura niyo umuntu yemerewe gukoresha Lotsize ya rimwe. Ufite miliyoni byibura imwe yemerewe gukoresha iyo bita 0.1. Urumva abari nka 0.10 n'ubundi yemerewe gukoresha Lotsize ya 0.1. Agomba kuba afite amafaranga
byibura miliyoni imwe yuzuye kuri konti. Hanyuma ufite amadolari 100 ntiyemerewe gukoresha Lotsize ziri munsi ya 0.01. Iyi ni umuntu ufite amadolari 100 gusa. None ahangaha njyewe ngiye gufata oda ngire nte mbayinge, ndabayinze hano. Dore kugira ngo ni cya gihe ni ndi kubona ngo market ubwo ni igihe aba bitewe na network. Iyo bitewe na network nko bituma udafata oda yawe rero, ariko reka mbihatirize turebe ko bikunda ko network iza nkaba nafata oda yanjye. Hanyuma ndi muri Lotsize ndi kuri pair bita GBP cyangwa reka turebe irindi icifu ni dolari ni icifu. Turese ryo rimeze rite, nge ndabona ahantu riri kuri support. Ahangaha rero burangiye nkwiye kubona rifata mbayinga, ndabona network itarimo irankundira neza ko tufata oda ngo tubayinge, ariko ndashaka kwerekana ahantu umuntu ashobora kurebera iki Lotsize. Ubwo niba utayikunda reka turebe indi konti dushobora twafatiraho oda hano yacu. Indi konti dushobora kuba twafatiraho oda, nshaka kuba nareba wenda indi, kandebe kuri iyi ngiyi, sibyo? Kandebe kuri iyi ngiyi, iyi oda ndabona iriho ushobora kumenya yayifatira oda utuoda dukeya. Kandebe uburyo n'imikorere yayo ukuntu yamaze iminsi ikora. Kandebe hano iyi ngiyi wapi, ndebe iyihe buriya, kandebe iyi ngiyi, ndebe se iyi oda nayitradingaho cyangwa tubonye hano euro USD, ariko reka dufate iri cifu n'idolari nibyo twaba tumaze kureba mu kanya. Cifu GPY cyangwa twafata biraterwa n'igihe turimo, ntabwo biri gukunda ko dufata oda, ariko nderekana uburyo hano bigenda. Uburyo hano bigenda, icya mbere ushobora gusettinga Lotsize ya 0.02 nkaba nafata cyangwa setting Lotsize ya 0.kombye nkana 0.8 nkaba nashyira Lotsize yose nshaka. Hanyuma hasi yaho ngo muri kubona ahangaha, hano hari amazeru zeru, ahangaha ahari iburyo ko urabona amazeru y'ahangaha n'ari ahangaha ibumoso. Rero ahangaha iburyo hajya icyo bita take profit, ibumoso hakajya stop loss. Noneho tuyisettinga dute rero mbere yuko dusettinga take profit ya stop loss? Ubu aka kanya hano ndamutse mbayinze oda nkayibayingira ahangaha igeze, urumva ko take profit yawe kugira bati nizigera ahangaha zize kwifunga, nashyira take profit yanjye nk'ahangaha hafi yo kuka resistance, icyo bita weak resistance. Take profit yawe ubundi bwandika ino mibare 0 n'ibice iri iburyo bwanjye kuri agasara n'ubundi azunguza, ndandika 0 n'ibice 99 106. Muri kubibona nyuma kwenda ko take profit, nze hano ahangaha mpandike ya mibare yanjye 0 n'ibice 99 106, sibyo? Ubu mba settinze nkahita mbyemeza settinze take profit yanjye. Hanyuma stop loss nayo ni igihe naba ndamutse mombye ndavuga ati mbo ndabayinze ko gihe byaza kumanuka sibije mu nyungu, reka nkibe hano hasi stop loss nkayishyira hafi ya munsi ya support, uko iramutse irenze ahangaha yabiri bikomeze kumanuka, nkashyira 0 n'ibice 984.30, nkahita nza hano nkandika ahangaha 0 n'ibice 984.30. Ubu nkahita nkora icyo bita modify, nkaba nemejemo icyo bita stop loss yanjye. Bisobanuye ko igiciro cyose kije kikamanuka kikakira handi kuri stop loss yaho duhita yifunga nkahomba ayo ngayo makeya, ariko kizamutse kikaza kikaguma kigakuranga hejuru hamwe nashyize take profit yanjye, iyo kihageze inyungu zanjye zitazibika nkaba nahita nunguka ayo ngayo bati ndungutse ubu ngubu nungutse aya ngayo. So rero uku nibwo buryo basettingamo take profit and stop loss. Uburyo nuko wasettinga ntuze Lotsize yacu nabyo murayibonye. Umuntu bigireho ikibazo araza kumbwira ati mfite ikibazo ahangaha,